Ewana bantu banjye twakomeje ngiye kubakubita na VPN nshyashya iri mu kazi 2024 igusaba nta simukadi sibyo si ngombwa ngo simukadi telefone yawe ifite simukadi ubwo we nutangaye kubona iyo VPN ikora man si ngombwa simukadi telefone yawe itarimo na simukadi irakora man irakora we kopfu wishyize muri telefone sorry man mfite YouTube channel yitwa 200 yitwa channel 230 iyo channel irahari ndabizi abantu benshi murabizi kakiriho ngewe VPN yanjye ako sinangomba ngo mbereke VPN nkoresha cyangwa se bimeze bite ntabwo ari ngombwa so kuba ratira ibyo bintu birahari bikora fresh kambereke iyo borongo ikora gute uraza Play Store sibyo Play Store azwe Play Store kayijyamo shaka rino jambo ugashaka shaka ino VPN iri hano tena data mfite kuko sindakwereka uburyo ikora sibyo aje nkwereke dore ngiyi mayibonye ni iyi ngiyi nsarabenze iyi ngiyi mureba na mayibonye dore ni iyi ngiyi nongere nibereke isura kumva ko hari abantu barimo baravugira ndi mu kazi ariko aka kantu nkabonye ari gashyashya ndavuga ati reka mbanze nkaba dore ni iyi ngiyi VPN irimo irakora limited ni 4G igomba kuba ifata telefone yanyu ifata 4G ibindi kintu cyitonderwa uraza dore ngiyi uraza ukayifungura ukanyine urayistaramo Play Store yamara kujyamo kaza dore ngiyi hano ngiye mbaye nyifitemo kabisa sasa rero ikintu tugiye gukora kuri iyi VPN yacu nshyashya ni ibingibi ndaza mbanze kire muri telefone yanjye akadege cyangwa mutaza kuvanga ibintu ndimo ndababwira ni scam ntoya si scam ni ibintu byanyabyo mani ndimo ndababwira nkoresha Samsung A04 yewe na murazizi ko ziri mu kazi za telefone ntago si ibintu byo kwega mbavuga ariko nufite ya VN irakora nufite zose na iyi VPN nta telefone zidakora muzidakozemo ndabaha nimero yanjye WhatsApp ndabaha YouTube yanjye channel irabinagiye video ngiye gushyiraho mwajyayo mukayireba kuko nta muntu ndi bubwire VPN ndabaha link ya YouTube channel unakore sabo ewana ibintu bikomeze tujye mu buryohe dore nkizemo akadege mwayibonye kugezemo akadege mwayibonye dire ngaka akadege mutazavanga ibintu ngo nababwiye ngo ni scam ngo reka nibikora wowe ucunga akantu ku kandi man ibi bintu bisaba ubwenge ntago bisaba kuza byandi byanyu ngo by'abantu bapaparana bisaba ubwenge bro bisaba ikintu cyitwa ubwenge ntago ari bya bindi byanyu meye ko mfitemo akadege sibyo hanze mbibereke neza murebe neza dore ngaka akadege mwakabonye akadege telefone ubu nta simukadi ni nkaho ubu nta simukadi irimo ibyo tubireke tubivemo noneho tujye kuri ya VPN yacu dore ngiyi nayikanzeho dore ngo kwifunguka nujya Play Store ugafungura application yawe ukabona ntimeze gutya ewana umenye ko wibeshye aha twagiye hano niho hitonderwa telefone yawe murazi ko telefone zigira Android niba telefone yawe ifite Android kuva ku Android guhera kuri 11 kuzamura urakanda hambere so mwanyumvise niba telefone yanyu ifite Android ya 11 kuzamura urakanda hano hejuru niba ifite Android ya 11 kumanura urakanda hano hasi jewe ndakanda hano hasi ndikandira hano ha kabiri ndikandira aha kabiri ndikandira aha hamberetse
sibyo, niho nakanze barahita bampereza ibintu bimeze gutyo. So aha hantu niho mugomba kwitondera abavandimwe banjye, niho mugomba kwitondera, hato na hato tuzagira ahantu ukanda ukaza ukambwira ngo Simiyoni ngo wanyiciye telefoni ngo bimeze bite na bite. Mani, ahantu niho ugomba kwitondera bro, bashiki banjye, hano hantu niho ugomba kwitondera, telefone yanyu itazapfa mani. Dore akantu ugomba kuza gufungura ni kamwe, ni aka ngaka kanditseho mobile radio power, ngire ngo murabyumva, mobile radio power, ntako ngako ndagafunguye. Urabona ko ari ibi bintu byise bigira ute byibara, namwe murabireba. None uraza kuri ubu budomo butatu buri hano mu nguni mbukanzeho, uzo kandi kuri aka kanyuma kanditseho display data connected, ngire ngo mwabyumvise, nagakanzeho. Mani ibintu nta mikino nshinze YouTube yanjye cano ndagira ngo izamuke, mwabonye ko nagakanzeho, mwayibonye nagakanzeho, nahita mvamo, noneho ndahita mvamo nze njye kuri YouTube, kuri YouTube urabona ko nagiye kuri YouTube, mwitonde turebe, nagiye kuri YouTube, ndi kuri YouTube, mwitonde tugendane nabyo turebe. Ibi bintu bisaba kuba telefone yawe ni nka wifi nyine turi gusa ewana, mwitonde turebe. Ndasubirayo ndebe, subirayo nongere nkande hano nongere nkande kuri hano udomo butatu, nongere nkande hano gutya, murabibona, nongere nsubire kuri YouTube yanjye. Mwabibonye ko isiba back online, murabibona mwabantu mwe, murabibona ya umva nzaba murabibona. Tegereze turebe tegereze turebe, mwibuke ko harimo akadege. Ko harimo akadege, ko harimo akadege. Sorry ubona ko itarimo irakora neza, ariko irakora ndabizi neza. Sorry mwihangane, nongeye ndakonegitedi turebe. Urabona ko hano hari imibare hano yibara, kansubireyo ndebe. Not connected. Sorry mwihangane nimurahambirwe kabisa, mutegereze murebe ko ibintu bikora. Urabona ko ari A04, mwihangane. Ihangane turebe, iratinda ariko irakora kabisa. Singiza nini kuzamimani ewana, ikibazo kiri hehe?
mwihangane turebe ibintu rero murisaba kwitonda, ntabwo ari ibintu byo guhubukira. Network zanga so umuntu yarandogoye gatoya mwana, yarandogoye gatoya, narabereka uburyo ibintu bikorwa, sibyo? Gusa reka dukomereze tubereke. Nari ngezeho kubereka iriya VPN uburyo ikora, nari dore ngiyi gutya ni uko iba imeze, twubafungura nari nayiberetse, ni umukiriya nari nakiriye, dore nguku ndaza nkande kano kajambo ka nyuma, urabona hano uturongo dutatu turi ku buto hano mu nguni, ndadukanzeho nguku, ndaje nkanda gutya nkanda gutya, urabona ko hano imibare isi itangira ikagira ute, imibare isi itangira igira ute, ngiyi itangira irabara, dore ngiyi irimo irabara, mwayibonye? Noneho reka tujye kuri ya YouTube yacu, ubura megabayiti gute, ubura megabayiti gute wa muntu we, ubura megabayiti gute Mariko? Kuki utambwira, kuki mutambwira ati ibintu byagenze gutya na gutya? Ni gute ubona abasabo ibyo ni nawe murabizi, ibyo ni ukuba mubihigahiga, dore ngizi video singizo, harimo indege, mwibuke ko harimo indege, mwibuke ko harimo indege bantu banje, mwibuke ko harimo ikintu cy'ikidege hano, utavaga ibintu ni scam, mwayibonye, dore indege ngiyi indege ubundi, dore tujye kuri video, video Depsi mwayibonye, iriruka umuntu funana bwo mwana hose twasubiye kwihagarika. Niba udasobanukiwe aranyandikira kuri WhatsApp, nimero zanjye ndazisigamo, aranyandikira tuhuze, nta birenze, sibyo? Murakoze kandi turabakunda cyane.